Inshuti muvandimwe ubana natwe umunsi ku munsi kuri USTV, turagushimiye. Uyu munsi tuzanye videwo y'umuhango wo guherekeza umubyeyi akaba n'umwizera w'itorero rya Gihinga Nyirabahinde Anastasie, wari umaze igihe kirekire arwaye nyuma akaza gusinzira. Umuhango watangiriye ku bitaro bya Nyarugenge, ahagiye kuzanwa umubiri we ukomereza iwe mu rugo, hanyuma gahunda yo guhumuriza umuryango no gukomeza abasigaye yakorewe kuri guest house iba hepfo y'akarere ka Kamonyi, aho abizera b'itorero rya Gihinga ndetse inshuti n'abavandimwe bari badutabaye ari benshi, bisozwa no gushyingura mu irimbi rya Nyamugari ku Kamonyi. Kandi turashimira buri muntu wese watubaye hafi mu buryo bw'amasengesho igihe yari akirwaye, mu gusura ndetse n'abahageze mu itabaro. Mwese Imana ibahe umugisha. Reka nkureke ukurikirane gahunda yose uko yari yifashe. Uri buze kubona gahunda iyobowe n'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rya Gihinga n'ubundi, aho umukuru w'itorero Dushimimana Claude ari we wakomeje guhuza ibikorwa no kuyobora gahunda, kandi haraza kugaragaramo icyigisho gihumuriza gikomeza abasigaye, ariko kandi kinakangurira abantu kwitegura, cyatanzwe n'umubwiriza akaba n'umukuru w'itorero muri iryo torero rya Gihinga Samuel Urwibutso. Natwe turarikirwa kwitegura kuko isaha ku isaha tuba dushobora gukurwa mu mubiri, ariko hari ibyiringiro yuko igihe kimwe tuzaba mu bwami butazabamo urupfu, ubwami bwo mu ijuru. Kugira ngo tujye rero biradusaba kwihana no kwemera ibyo Yesu aturarikira binyuze mu kwakira imbabazi ze no kugendera mu bugingo bushya aha abamwemeye. Yesu rero akomeze kudukomeza kandi akomeze kuduha ibyiringiro bishyitse mu izina rya Yesu, amen. Twese tumaze kujya mu mwanya umwe, abasigaye hano twese tumaze mu mwanya umwe. Reka rero tushimire buri wese wagize no kuza kudutabara. Imana iguhe umugisha. Abari aha twese twishimiye kubabona, tubaye hafi, bamenyeshe iyi gahunda
tugiye kugenda, yewe wiyoboye nitwa Dushimimana Claude, umwe mu bayobozi b'itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi, aho umubyeyi tuje guherekeza yasengeraga. Ndi kumwe n'umukuru w'itorero Rwibutso Samuel, uri buze nawe kutuyoborera muri uyu muhango. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi, kugira ngo azazuke nk'uko natwe tubifite mu byiringiro byacu. Turagusabye rero ngo turi gukomeza gukomera mu mitima, kuko gutakaza umubyeyi birababaza, ariko kandi turagusabye ngo turi gukomeza kwitegura, kuko uyu munsi cyangwa ejo natwe tubasha kujya ahacecekerwa, cyangwa se uyu munsi cyangwa ejo tukakubona utungutse ku bicu byo mu ijuru. Utere rero kugira ibyiringiro bizima by'uko dufitanye ibanga nawe, by'uko dufite agakiza gakomoka kuri wowe, kugira ngo ubwo tuba turimo turava mu mubiri tujya ahacecekerwa, tujyane ibyiringiro, ari nabyo tuzakangukana. Ibyo byiringiro ndabisabira abateraniye aha ngaha, uhereye ku bana ukageza ku buzukuruza. Uduhe gukomeza kuba dufite umwuka wera ngo akomeze kuduha imbaraga n'ibyiringiro mu gihe cy'akababaro, mu izina rya Yesu, amen.
icyo guherekeza umubyeyi wacu, umuvandimwe, inshuti, uko buri wese abaye hano. Rero tubikuye ku mutima tubashimiye uburyo mwadutabaye. Imana ibaho umugisha. Inshuti z'umuryango mugari wa Andrea Riramaze n'abe bose, reka dufatanye kubihanganisha abo b'umuryango kandi tube mu mwanya umwe twese kugira ngo iyi gahunda y'uyu muhango wo guherekeza umubyeyi wacu tuyikurikirane kandi tuyikore nk'uko twabyiyemeje neza. Ni umuhango ugiye kuyoborwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Gihinga mu ntara y'ivugabutumwa ya Karehe, akaba ari jyewe uyoboye iyi gahunda. Turi kumwe n'umukuru w'itorero witwa Urwibutso Samuel, niwe uri buze gufata umwanya wo guhumuriza no gukomeza abakiriho abari hano twese binyuze mu ijambo ry'Imana. Turi kumwe kandi n'umusaza Joseph Gahishyi, nawe akaba ari umuyobozi kuri iryo torero, akaba ari twebwe duhagarariye cyangwa se tuyoboye uyu muhango. Iza arumurwa wera uzahora witeka nta joro rihaba nta marira azabayo nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe ntibibarwayo kuko ntawo bwira inkike z'uwo murwa zose ni zahabu n'inzira nazo nuko nta joro rihaba amarira azabayo nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe ntibibarwayo kuko ntawo bwira kandi amarembo yawo ntabwo yugarirwa uruzi rw'ubugingo ruzawutemamo cyangwa ubwoba ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira. Bibiliya Esa 20:13 twumva uko bavuga. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Ijambo ry'Imana twifuza ko ryagira ishyikizo mu buzima bwacu. Dusenge. Bana yacu ikomeye kirano kugira neza. Turi mwijuru n'isi, turagushimye abakiriho muri iki gitondo kuri aya manywa. Tugushimira neza yawe bakomeje kuturinda, ariko dufite ikibazo muri isi cy'icyaha cyatumye urupfu ruza, batewe nuko Adamu na Eva batumviye amabwiriza yawe babahaye. Kandi Nyagasani, turabazwa kenshi tubura abacu bakazimira, ariko tugushimiye ineza batugiriye yuko washyizeho ubuhungiro bw'urupfu abantu bazaruhungira mu bwami bwawe. Yakwigiza kugira ngo muri iki gihe giheruka tukwiyegereze kandi dukorane nawe. Hanyuma tugezeho imibereho y'ubuzima bw'umukecuru mu gihe cyose yabayeho. Yitwa Nyirabahinde Anastasia, yavutse mu mwaka w'1930.
yavukiye mu murenge wa Rugarika aho bita Ikinyambi, ni ku gasozi kari hakurya hano. Yashakanye na Riramaze Andre mu mwaka w'1949. Babyaranye abana 10, abahungu 5 ariko hariho 2, abakobwa 5 ariko hariho 2. Uyu mukecuru wacu Nyirabahinde Anastasia, umuyobozi wa gahunda yababwiye ko ari umudivantiste. Nibyo koko yabatirijwe muri iri torero mu 1953. Abuzukuru 25, muri abo buzukuru 25 ni nge mukuru muri bo. Turabashimira rwose tubikuye ku mutima, kuko bitugaragarira ko muri ababanyi beza, abandi muri abaturanyi beza, muri inshuti nziza, nukuri turabibashimiye. Hanyuma ngiye gatoya ku buhamya, uyu nyogokuru yaratureze, ari umubyeyi mwiza. Njyewe ubabwira mukuru, rimwe na rimwe ntabwo nzi umuntu navuga ngo kwa kundi wicara ukavuga ngo mama yaranteruye, mama yaranyongeje, nibyo byose, ariko aho bwiraga ndi, aho nariye niho naryama. Rero yari umukecuru mwiza, yari umubyeyi mwiza, yatubaniye neza, yaratureze, yaduhaye ikinyabupfura, aduha urukundo, kandi atwereka kubana n'abantu ko ari byiza, kubana n'imiryango, yaba ariyo duturanye cyangwa se ari aho twagiye dukorera, ari aho abo twashoboye kwigana, aho ariho hose twashoboye kugera. Uburyo twabanye nabo ni uburere twagiye dukomora kuri aba babyeyi. Hanyuma gatoya, kuwa gatandatu mu gihe cyo gusa naho ari mu marembera y'umwuka kumushiramo, yabonye agatege kuko amaze iminsi arwaye, ariko uwo munsi yabonye agatege, abwira masenge babanaga umunsi ku munsi anamwitaho, aramubwira ati ndashaka imfura ni papa Abeli, ati kandi nawe uzi, ati ngira icyo mbabwira. Ubwo hari ibyo yababwiye, ariko arangije aramubwira ati nakanaka ndamushaka, mubo yavuze mbere Nedizo kandi ni njyewe. Icyambabaje, narahageze babimbwiye, nkorera mu majyepfo mu karere ka Gisagara, nakoresheje ibishoboka byose ntega vuba, ariko narahageze nsanga ururimi rwagobwe ntakibasha kuvuga. Hanyuma turamuterura, ariko masenge aramubwira ati Edizo wamubonye ko yahageze? Ati atari hehe? Ati dore nguyu imbere yawe, ati kandi dore tugufatanyije kuguterura. Ijambo yambwiye, yaratubwiye ndi kumwe nawe, ati murakoze. Tuti ati murakoze.
akanya nk'aka ngaka umukecuru wacu twabanye ataraba umukecuru nanjye ntari umukecuru abana mu itorero kenshi amaze kunanirwa arwara imitsi ndavuga nti nzatera intambwe njya kumusura arwaye imitsi akambwira ati sha nawe uzagera aho unanirwe ndavuga nti nzakwigiraho byinshi unani nzakwigiraho umukecuru ndamusura bigeze ubwo imitsi tubona ko atari indwara hari ikomeye kuko yari amerekeza akakaniza nko ku irembo nyuma yaho akomeza kurwara cyane arakomerezwa nkumva ndimo ndacika intege ntese ubu ngiye kuzanirwa kumusura ngeze aho muzi abasiramu igihe bavugira nikura mu rugo mu Kagarama nta mwana wagize uko ngiye avuga nti rero mana niwo uza ahantu ngiye bakura inkweto mu birenge umbashe kugenda kuko ntabaka ndeba neza nkagenda ngenda mvuga nti mana numfasha ntihagira umuntu ntangira mu nzira ngiye gusura uyu mukecuru nzagushima nimara kubona ngeze ku marembo ngakomanga boye bakabyuka akanyingurira ineza nasanze amurwazanyije yakumye kunkurura abera uwo bavuga imfura ye yazaga gukama inka ugasanga namaze kugera ku buriri amubwira nti mama wawe naramucyuye agaseka umukecuru ageze bati birambabaje kubona ugiye kuzananirwa kunsura nkiriho uziko nzageza mu mpeshyi ijuru rirabizi kumva agiye kunanirwa Imana ikomeza kuntera intege zo kugomeza kumusura sinacika intege foyo nkamubwira nti sha nzagukomeza njye gusura ngo nukuguza kuko ndareba ari mwarembere ageze aho mukecuru arambwira ati sha ati ndanga nkagenda nanjye ndabibona nkamusengera nkamujyana iruhande nkaririmba ngo mukomeze abandi nabasuraga nyuma ariyo nazindutse ajya gusura muri ayo masaha Imana irandinda aba rero uyu mwanya mukecuru atari we ngisezeraho yasinziriye ubwo urugendo rwanjye nawe ko twe twavuze ngo tuzatandukanywe n'urupfu ndagenda ndanamubwira nti nanjye nujuje imyaka 80 ati wagiye wa mbere nari nyitangiye ati wagiye ndakomeza ejo bundi ku isabato nsubirayo ndamusura yone noneho no gusenga y'amarembere ari ndaririmba na foyi ibi turasenga tumaze gusenga ndataha ku cyumweru mu gitondo rizindura ndataha ndaza kuza kugaruka imvura irambuze mbujije abantu ngiye gutsindwa ku munota wanyu uracya ndongera nsubirayo umukecuru wacu dusezeranyeho ariko sinsezeye ku muryango abanyamuryango b'umukecuru ndabasabye aho duhagaze hano ngo natwe urwo rukundo muzagumye mu rubagarire abanye turi bato none arashaje nanjye ndashaje uyu rero ngiye gusura ndagenda nkamubwira ngo ndagiye ntabwo arantangiye nanjye ndamushimiye hagati yanyu ubwo rero Edizowe na Papishim mukomeze uwo murunga uko iwanyu nzaza rimwe na rimwe ubundi buri munsi nahoragayo none rero ntimuzagira ngo nzaza buri munsi yararwaye kandi ashaje na muri batoya imwe muherejwe uyu mupira mbifurije kuzagira urukundo rurambye amahoro y'Imana akomeze kubana natwe nubwo buhamya bwanjye na mukecuru koze mbanje kubashima mwebwe mwese mwatabaye mwatweretse urukundo uko namwe bitoye mungana gutyo rwose natwe nimuduhamagara tuzabitaba ntabwo tuzazuyaza mbanje kukwishimira ikindi kintu urugendo rwa mukecuru umukecuru yabanjije kurwara imiti kuko nk'uko wabivuze uburwayi bwe bwabaye kuri 13 z'ukwa 11 turavuza bamunyuza mu cyuma rimwe na rimwe bati ni amazi ari mu nda ubu tukajya tubwira abaganga base ayo mazi nta kuntu mwayavoma ko abandi mujya muyavoma bakoroherwa
umuganga umwe aravuga ati aya mazi arimo atubwo nawe ngupimye nagusangamo. Umukecuru nawe yari akigira akategeko kwivugira ati ariko ubwo mwambwiye icyo ndwaye, batawe bakuzanye barabikubwiye. Akongera akavuga ati akaza umuganga umwe akamubwira ati ese mukecuru urumva umeze ute? Nawe akababwira ati ariko si ubwo koko nkaho mwambwiye icyo ndwaye mwe mwansuzumye murabona ndi bubabwire iki? Umukecuru bamuha imiti aramupfunyikira arazahembera mu rugo, ariko akajya kuvuga ati kubona mbabaza icyo ndwaye ati bakanga kumbwira. Ati ubu ni ukuvuga ko rwose babonye ntazakira. Tutireka da tuti iyo miti babahaye baguhaye izakugirira umumaro. Umukecuru agatuza. Bigenda gutya bikanywa imiti rimwe na rimwe akoroherwa. Yarembye mu cyumweru gishize. Undi yajyaga hanze akota izuba akicara mu ntara ukuntu izuba ry'igihe ari kubitira muri korodoro, tukamushyirira intebe akicaramo. Uko izuba rigenda rimanuka tukagenda tuyikurura. Ubwo yaba ashaka kota izuba ariko rwose mwashyize muri cya gitogotogo cyanjye ati mwajya munkurura, tukabigira urwenya gutyo tuganira. Ubwo ku marembera ku wa gatandatu mu gitondo nibwo yavuze ati ndashaka abantu. Nkumva ari bya bindi by'abakecuru. Haza umukecuru hariya witwa Makorata ati nyamara ubwo ari umuntu mukuru buriya arafite icyari atarabashaka. Ngize Imana umuhungu we mu gitondo ubwo araza mu gitondo yahoraga azi. Yamubwira yari musaza wanjye, namubwira ariko mukecuru avuga ko ashaka abantu arinjira ubwo nanjye ntinjira n'umukecuru. Nuko aramubona atabi ati nawe uraje? Ati rero bana banjye ndumva ndushye ndarembye ndarushye. Ati kandi n'umwana wanjye ararushye. Yabwiraga umuhungu ati ubu rwose ndashaka kumuruhura tukabigira ibisanzwe kutubyito. Aratubwira icyo agomba kutubwira turi uwa batatu, ariko ijambo yasorejeho yaratubwiye ati muzatunge mutunganirwe, ati kandi muzagira amahoro, ati kandi ntimuzaryana. Ubwo aratangira ati mumpamagirire umwuzukuru we mukuru, aherekezaho uko abandi uko ambwiye ngahamagara. Itabyamwerutsaho akaga yagize nuko yaje noneho atakibasha kuba twamubuze. Ubwo arongera arisinzirira ajya muri koma. None Edison nawe aje usigubye ko nawe mwumvise akavuga ati mbyutse. Agiye kumubyutsa ntirero Edison dore uko bamubyutsa nuko amufata akaboko nuko atigira amahoro. Wera yakibwira ati ubu nazanzamuka atarambira. Nabandi yari yahamagaye kuko yababwiye ati Edison ni wo mukuru bahagarariye. Bakajya bavuga atayo yatubwa ati birarongeraho rindi umwuzukuru we mukuru naza. Bakagera muri ibyo byiringiro gusa. Tubona sabaye nk'usubira mu buzima. Akegukwa umunsi akabikura, bamwese akabikura. Uyu mwuzukuru we mukuru nawe yarinjiye mu gitondo, nawe niba ari ubwana niba ari kutujijisha nawe yabonaga ko agiye gukira. Yinjiye numva arimo aravuga ngo waramutse. Ni none se wowe urasuhuzana? Ati none se ko nabonaga ndeba? Ati ndamushuhuje. Ati mushuhuje? Ati none arongera arisinziriye. Ubwo nanjye nakinjira aturaje. Umukecuru asubiye mu buzima rwose birarangiye. Nuko bikomeza gutyo tukabona afite akabiri keza kinyagambura, twongera gushaka kumuha akanasoma, tukamushyira ku kayiko tukagaganyura tukabona arameze. Tutubyaje umwuzukuru we atubuze ko yakize byarangiye. Nuko Imana ikora nko mu masaha 9 nibwo rwose yatirize ariryamira asinzira gutyo ntiyateye umugeri nkozeho gutyo. Nuko adugendane neza ngo urwo rugendo rwa mukecuru. Ndayisenga Tadeyo ariko mukecuru we mara kuba mwarimu nagongeye kunyita amazina yavugaga mwarimu. Nabanye nawe igihe kirekire, yanganiriye byinshi, yambwiye byinshi,
irinkomeza ni ukuri nababwiramo bike kuko ni byinshi cyane nagiranye nayo ibihe byinshi by'igihe kirekire nababwiramo bike. Ndahera ku cyo yambwiye ati mu bihe byose ngo tujye duhora dushima Imana. Yarambwiye ati maze gucutsa Abeli amaze kugira imyaka nk'itatu tinarasani twita igihe kigeze barameka banjyana i Remera kubyara. Tibangejeje i Remera ati twe twavurwaga n'abazungu atabirabura bakoraga i Remera bari bake. Tibarapima tibasanga umwana yitambitse mu nda ntibimeze neza ntabwo yavuka ngo abeho cyangwa se ngo nanjye mbeho. Bamaze kubona yuko bitashoboka yuko bose bakiza umwana akabaho nawe akabaho, babona yuko umubyeyi yabaho ariko umwana agapfa cyangwa se umwana agapfa umubyeyi akabaho. Bahamagaye umugabo we Ramaze Andrea arinjira bamubwira uko ikibazo kimeze, baramubwira bati ntabwo twashobora gukiza umugore wawe n'umwana twite, ariko uburyo buhari dusigaranye nuko twakiza umwana agapfa cyangwa se tugakiza umugore wawe umwana agapfa. Ati nimunkirize umugore Imana izaduha abandi bana. Yarabimbwiye arambwira ati ubwo bahise bamubwira ngo nasohoke arasohoka. Ubwo yari arimo ambwira muri urwo rurimi rw'abazungu batari bamenye Ikinyarwanda neza ukagira ngo ko n'umuzungu. Naranasetse ati niko byari bimeze. Ubwo bamaze kumubaga umwana bamukoramo yapfuye baraza bamuhamba hariya ariko we aba muzima. Avuga ati mwari tumase Imana itarangiriye neza. Ati icyifuzo cy'umugabo wanjye cyuko bankiza Imana ikazaduha abandi bana abase niho babonye ntibari tuze kuzanira umuzukuruza ntiwari uhari nabonye n'ubuvuzi. Ati mwari kuba mugiye impaka muvuga muti iyo nza kuba narapfuye muvuga ngo Abeli kuko ati umugabo wanjye yagomba kongera gushaka undi mugore hari abana ukajya mugiye impaka muti Abeli ni uriya mugore kandi atari hari umwuzukuru we Ishami banza ari uri bunkurikire uwo niwe yahaga amata gishyira mwarimu akanzanira imvura yabigwa akamuha umutaka gishyira mwarimu amata ikibuto cyiza cyane yampaye amata inka yateka ubwo yakongera kubyara bikabuka. Hari umugabo witwa bakundaga kuza kumugurira inka, iyo yazaga nkaze nk'imasabye bimaze gukura kumvikana akamugurira. Iyo nazaga yitwaga Munyabarame, narazaga kumusura naza kumusura ati Munyabarame yaransuye kajya ngo yaje kumusura kuko nkuko umuntu asura undi. Naho yabaga yaguze ikimasa cye akajya mu nzu akazana amafaranga atakira nugira ku munyinywe fanta atutazabariza uti ya nka yagiye hehe. Uko inka ze yazigurishaga nanjye yarampa, uko inka ze zabyaraga nanjye yarampamira. Reka ngiye Kagori nahawe n'umukecuru Anastasia Nyirabahindi. Narateye ubundi hafi kubagara, nahaye n'abandi baratera, ariko nasigaje ikirere kibaye kibi nakora kuri imbuto cyangwa hanundi kagenda gahinga umuntu ntabura imbuto mu gihembwe gikurikira. Urumva ko amasomo yanyigishije narayafashe. Bavuze ibirebana n'ikawa. Iyo yezaga ikawa agatunda nabwo yarambwiraga ati mwarimu naratunze ikazarume, akampereza amafaranga tunugera ku munyinya zo kugura kafanta terego uza kunsura tukaganira ukananzetsa nugera ku munyinya uze kugura agafanta
narangiza ndavuze ku musore witwa Tanazi yamuhaye insina ya fiya itanga imineke, amaze kumuha iyo nsina arayimuterera, je kumureba ajya kumbwira ati dore insina Tanazi yantereye, ariko sinzi niba nzayirya. Umukecuru ntihangaye ntuzayirya, kera tubaye nka Tanazi tenera mbwe ngo nzayirya, nzaba reba tabisina ko kugana gutya wizera igitoki koko nzakirya, sinzi kizasanga. Insina yarakuze irakura, igeze ubwo yana igitoki kirakomera, arambwira ati ryase rya ngoma rizaba iryanjye n'iryawe, kuko ari wowe na Tanazi mwambwiye yuko iyi nsina nzayirya. Koko ko byagenze, amaze gutema icyo gitoki baragitaze, njye sinari nabizi, ababonye gusa cyaratemwe ngira ngo barakigurishije, njya kuhagenda aho kimaze gushyira neza, maze kwicara tumaze kuganira, ajya mu nzu ashyira ku gasahani, ati ya nsina aravuga ngo ntazarya, ati ngiyi itereka ku isahani, kugira ngo birangiriye aho ngaho. Museje ku mugoroba ngiye gutaha, ati ntabwo watahira, reka nguhe na rya sari nakubwiye, ujye ukuraho kamwe ujye umenya yuko Atanazi yambaye insina itanga imineke. Urumva yuko umukecuru twabonye ibintu byiza, yambwiye byinshi, aruhukire mu mahoro. Gacya yakame n'abandi n'ishami, ndabona barimo bambwira bati cutsa we n'abandi ati arakoze. Guhamagara abavandimwe banjye bose mbere na mbere turashima Imana yaduhurije hamwe, namwe tukabashima ko mwadufashije kuza guherekeza umubyeyi wacu, mukecuru wacu, Imana ibahe umugisha. Tuhagaze hano dushima Imana ko yemeye ko mukecuru atubera umubyeyi. Kwihangana igihe kimwe tugera mu biganza by'umukecuru wacu, bari batoya, bari inshuke, abandi ari ibitambambuga, abandi ari ibisekeramwanzi, harimo n'uruhinja rubisi. Barahageze tuva mu biganza bye, aratwakira. Icyo dushima Imana kurusha ibindi, turashima Imana ko twabonye itetero n'icyo gihe, kandi itetero ritigeze rishira kugeza na n'ubu. Muri icyo gihe abo twanganaga hari abataragize aho batetera, twarahabonye iyo bishyira mu nkono, hatagira umwana usuhuza yaza nka buri cyo muha, kugeza n'ubwo twajyaga tujya gutema ibitoki tugiye gutara, akavuga ati kiriya mu gisigemo abashonji bazagitwara. Ibyo nabyo turabyibuka, twajya gukura imyumbati atoya ye aturiya ni mu sigemo abashonji bazabura icyo batwara. Muri byinshi twavuga ngo tubirangize, ariko turashima Imana ko no mu gihe cye cya nyuma twabashije kubana, turavugana, turaganira, atubwira icyo twifuzaho, natwe tumubwira icyo tumushimira. Twebwe turashima Imana bikomeye. Koze cyane mpagaze aha ngaha ndi mukuru kuri uyu mukecuru umwana yareze. Ninjye mukuru, urabona ko ndashaje, ariko ninjye mukuru. Ndasaba rero bari muri abanza bagere kuri uyu nawe umukecuru nawe ariya hari Donatira na Mukamana, wabose muze hano dutanga ubuhamya bw'umukecuru watuye. Umutware we yari marume, mama atakiriho, turamusanga ntangira uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu nigayo, ndinda kuba inkumi ndi mukuru cyane. Aba bana bose rero yarabareze, nta n'umwe atagaburiye. Reba ukuntu bangana, ni abakecuru. Imana mumva twese twerekeze kumutangira umugisha ku Mana, kuko yagize neza. Imigisha yakoreye yose dore turayigaragaje rwose, uratureba uko tungana uku nguku, nta asubiza inyuma,
yahoraga aseka dusekera uvuye kwiga, se wariye, se ugiye kwiga, se ugiye utariye, adufata mbega nkaho ari mama wacu. Yego rero rwose abana bose arabarera, arabakuza, cyo Rwanda bakwe ijambo nabo baza kuvugaho, ariko njyewe ikintu nari kumushimira ku bwanjye, njyewe maze gushaka, ikintu nongeye kumushimira cyane yantoje kandi n'ubu nzakurikiza, rwose mbaye umukecuru n'imvi ni nyinshi, yantoje gusenga. Yantoje gusenga, njyewe maze kubyara namushyiriye umwana, bakundi nyine wikorera inkangara ukazana kwereka umwana umubyeyi. Nahageze ari ku cyumweru, ariko yasengaga ku isabato, ariko buri gihe yakabona ndakunda kubasura ku cyumweru, buri gihe akambona ku cyumweru, none hageze aribaza mbega turimo tunywa tugira gute, ati ariko nubwo turimo kunywa rero, ati hari inshingano nesiziye, ati kuki ukunda kudusura ku munsi wo kujya gusenga gihe, ati nzashaka umutware mubwire kutugurira igitenge n'inkweto atabyihore, ati kuko dusura kenshi ku cyumweru ntabwo tujya gusenga, kandi koko niko byari bimeze. Isabato yose, imirimo yose yakoraga, yakundaga gusenga cyane. Imyubakire y'urugo namurebeyeho byinshi, wenda iyo umuntu yitahiye bakunda kuvuga ngo babuze ibintu, ngo kandi wenda si byo, ngo bamutatse, ngo bagize oya, genda bihamya shikamye yuko namubonyeho urugero rw'imibanire myiza n'umufasha we ariwe Marume. Barakoze, ngira ngo uyu mwanya urakoreshejwe kandi ukoreshejwe wari ukwiye, gusa wowe ubyumvise, wumvise bivuzwe, bikwigishe, kuko ejo uzaba udahari, ejo nzaba ntahari, ariko wibaze bazavuga ko wamaze iki mu myaka waramye, wayibaye mute, wahabaye ute, urugendo rwawe urushoje ute, si uyu babwira, ubwo ni jyewe. Iyongeranya bikadutera ubwoba, bigatuma tunanirwa tugacika intege, kuko tutakibarirwa mu bagihumeka. Ibyago ntibyabura, ariko tunambe ku Mana, duhagarare mu makuba, byose Imana izabirangiza. Ibyago ntibyabura, ariko tunambe ku Mana, duhagarare mu makuba, twizere yuko ibiturusha byose Imana izabirangiza. Abashaka inzira y'ukuri n'amahoro bafite muri iyi si, n'abakene kandi n'abashonji, bahindutse ibikoresho by'inshuti z'isi. Ibyago ntibyabura, ariko tunambe ku Mana, duhagarare mu makuba, twizere yuko ibiturusha byose Imana izabirangiza. Ibyago ntibyabura, ariko tunambe ku Mana, duhagarare mu makuba, twizere yuko ibiturusha byose Imana izabirangiza. Hari n'inshuti z'abanga ndetse n'abavandimwe, bababona inzira nziza Yesu yanyuzemo, ariko ibyo ntibyatuma ukuri gutsindwa. Ibyago ntibyabura, ariko tunambe ku Mana, duhagarare mu makuba, twizere yuko ibiturusha
byose Imana izabirangiza ibyago ntibyabura ariko tunambe ku Mana duhagarare mu makuba twizere yuko ibiturusha byose Imana izabirangiza ariko tunambe ku Mana duhagarare mu makuba twizere yuko ibiturusha byose Imana izabirangiza. aka kanya umubyeyi wacu yasinziriye yapfuye, nyamara n'ejo bundi twari turimo dushyingura abandi, yewe n'ejo nanjye mwaza kunshyingura, ariko ibyo dukora byose turi kuri iyi si hari ibitabo byandikwamo. Mbese wari uzi ko ibyo umubyeyi wacu yakoze hari aho byanditswe, ntabwo byabaye imfabusa. Nimugire ngo turamuvuze turabivuze biribagiranye, ahubwo ibikorwa byose dukora ari ibyiza ari ibibi biba byanditswe hehe? Muri icyo gitabo. Wowe rero waje ahangaha ukumva ihumure, ukumva amagambo meza ari gutambuka ahangaha y'ibikorwa byiza byakozwe, we kubisiga ahangaha wumve birarangiye. We aba yarandikishije mu gitabo kandi nawe urandikisha mu gitabo, maze ngo icyo gihe intebe y'ubwami ishyizweho ngo hatangwa umwanya abantu bacirwa imanza, ariko ntabwo ari urubanza rwo kujya kwisobanura ngo njyewe ura n'ubwo kanaka twanganaga ngo nubwo twagiraga gutya ngo byari byaragenze gutya, ngo ahubwo bacirwa imanza z'ibyanditse mu gitabo. Mbese ujya wibuka ko hari ibyandikwa imbere y'izina ryawe, maze baratubwiye ngo abantu bacirwa imanza zihwanye n'ibyo bakoze. Ntutinye ngo bitegereze kuza ko bizaza n'ibizahera. Maze akomeza yandikira Abakorino aravuga ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha kuko umwami wacu Yesu Kristo. Yongera kwandikira Abatesalonike mu gice cya 4 ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho, maze nawe niba uzaba ukiriho, maze nawe niba uzaba ukiriho, ariko kandi ukaba uriho wizera nde? Wizera Kristo, waramuhisemo nk'umwami wawe, uri gukora ibyo agusaba, uri gukora ibyo akwigisha, uri kumvira amategeko ye, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami Imana, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Pawulo asoza avuga ngo mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo, ndagira ngo mbabwire ko Yesu agiye kugaruka, kandi ubwo azaza azatwambura iyi mibiri ipfa atwambika imibiri idapfa. Ariko abantu azambika iyi mibiri ni abantu bamenye ko ari abanyabyaha, kuko Bibiliya itubwira ko twese twakoze ibyaha tutashyikira ubwiza bw'Imana, maze bakavuga bati Mana, kubera ko navutse ndi umunyabyaha ntabwo nshaka kuzapfa ndi umunyabyaha, ko navutse ndi umunyabyaha ni kimwe, ariko gupfa ndi umunyabyaha byo nabigiramo uruhare, undinde gupfa ndi umunyabyaha. Maze ukamusaba imbabazi akakubabarira, akaguha imbaraga y'Umwuka Wera igushoboza kumvira amategeko ye. Imana idushoboze kwakira Kristo no kumvira amategeko ye, maze tuzabane mu bwami bwo mu ijuru, twongere guhura n'abacu twabuze. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Kundira ngo ahubwo bw'ababyeyi bacu batuvamo, abavandimwe batuvamo, natwe twitegura gupfa, ubu tuye kuba twaraguhisemo, maze ubwo ijwi ryawe rizahamagara tuzasanga ari rya rindi twagiye tuganira naryo ririmo riratwigisha uko dukwiye kukumvira, maze ubwo impanda y'Imana izavuga twese tuzazamurwa tugusanganire mu izina rya Yesu Umukiza wacu, amen. Twashije ni ijambo ry'Imana rihumuriza imitima y'abari hano, Imana imuhe umugisha. Gahunda rero twari dufitiye hano ibaye isubikiwe aha, tukaba tugiye gukomereza ku irimbi. Nimara kugira nzabona umukiza wanjye, kandi azabanyakira n'ibyishimo. Nzamumenya, nzahagarara imbere ye ngize. Nzamumenya, mbonye
kuza mu biganza bye cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye bwabadusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta cyiza dutandukanya cyane twifuza kubona umukiza. Turabashimiye rero, dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kugaragaza ubwitange bwo kubana n'ab'umuryango twaherekeje. Imana ibaha umugisha. Hano rero tugiye gusukura, duciye bugufi kugira ngo uze mu mitima yacu, ukangurira imitima yacu kumenya ko urupfu ruriho kandi rutungura buri wese, maze bitume ukangurira imitima yacu gutunga iby'ubwenge, tumenye kuri Imana yacu kandi tukitegure kuko ugiye kugaruka ugaca amateka, maze bitume mwami Imana turushaho kwihana, turushaho gukanguka kandi twitegure kugira ngo waza none cyangwa urupfu dutunge tube dufite ibyiringiro byo kuzakubona. Tukomeze twongera ibyiringiro twese ko turi hano, tubisabye mu izina rya Yesu. Tuvuga ngo nk'uko se w'abana abagirira ibambe nuko Uwiteka arigirira abamwubaha. Uwiteka adufitiye ibambe ariko arifuza ko tuba mu mubare w'abubaha, kuko ubuzima bwo muri iyi si iby'umuntu iminsi ye imeze nk'ubwatsi, nk'uburabyo bwo ku misozi niko ashira. Umuntu abaho agakora ibintu byiza akagira imirimo myiza, ariko ntabwo wakwiringira imbaraga ufite. Ubwiza bwabwo tukareba uko bunejeje bugahunguka, ni nako imibiri yacu imeze rwose, kuko azi imimerere yacu, yibuka ko turi umukungugu. Nta kindi turi cyo uretse umukungugu, kuko n'ubundi twavuye mu mukungugu. Abo twari kumwe twabonye ko Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi, tubona ko twese turi imikungugu, turi ubutaka, ariko yari yarakoze igikorwa cyo kuduhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, maze tuhinduka ubugingo buzima. Imana rero yahumekeye mu mazuru umukungugu yari yamaze kurema akaba ubugingo buzima. Irabishoboye rwose kuzasubiza umwuka mu mazuru y'umubyeyi wacu akongera akagira ubugingo buzima, kandi irabishoboye nawe kuzongera ikaguha ubugingo buzima butazapfa. reka dusabe abadufasha, tugeze ku wundi mwanya nawo w'ingenzi wo kuruhutsa uyu mubiri ngo uruhukire aho wateganirijwe. Babiteguye akoze habuze gakondo muri iyi si tuyirimo turabasuhuke, ari igitunezeza nuko dushaka gakondo irushaho kuba nziza. Ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho ubaza ati ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubwushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Nk'uko uburabyo bwera umwero wabwo, tukabureba tukabona amabara yabwo ashimishije, tukabureba tukumva impumuro yabwo inejeje, ni nako imibereho y'abantu babaho mu isi bagakora neza badushimisha,
maze rwose tukaryoherwa n'ibyiza badukorera. Ariko muri iyi si nk'uko uburabo buhumura ariko bugahunguka, ni nako ubuzima bumeze, ni nako umubyeyi wacu Anastasie ameze. Nawe yagize igihe cyo kuba mu isi aragikoresha, ariko nk'uko uburabyo buri ni nako n'ubugingo bwo bumeze. Nawe ubuzima bwe bwakuweho nk'uko uburabyo buhunguka, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo uri umukungugu, mu mukungugu ni muzasubira kuko ari mu wakuwe. Ikira hino dufashanye. Gakondo muri iyi si tugamije iwacu mu ijuru, niho Siyoni ihoraho ifite umucyo udashira, ihora irabagirana. Mbega uburyo tuzanezererwa aho bagenzi batumuruho, icyamama baba none nkabibanira nawe mwami. Mutima wanjye reka kuranya, dore Imana yangeneye nicyo cyiza, nicyo cyiza, nkomeza kwiringira. Uze gakondo muri iyi si tugamije iwacu mu ijuru, niho Siyoni ihoraho ifite umucyo udashirana. Tubane n'umwami, umvira ijambo nzira nziza, umvire rwose akabana natwe, n'abamwizera uko bangana. Nyumvira akandi gakiza, keretse Yesu gusa mwizigire rwose, ntihakingirizwa nta gicu gikuba, yeyurwa no kumwenyura kwe, aho babona n'igishika, bimarwa nuko tumwizeye. Gusa mwizigire rwose, aho twiyungura kugira ibyishimo, kugeza ko tureka byose, kubw'impano z'abizeye. Yumvira akandi gakiza, keretse Yesu gusa mwizigire rwose, tuzajya twishima turi kumwe nawe rwose, azajya dutuma ntacyo tuzaba tugitinya.
gusa mwizigire rwose utangiye gutambika ugiye gucya ubutumwa bwiza nibuhetura iyi nzira umusego utangiye gutambika ugiye gucya abazaba baratandukaniye 39 komeze nyiringira amaraso y'umukiza ntakirundi nigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi n'abandi n'umusenyi ku rutare n'abandi n'umure bona nuterwa n'impagarara uza dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare twisunga kumva nayo igiye gukurikizwa muri ubu buryo tugiye kubanza abana ba mukecuru yego ufite ururabo rw'abana ba mukecuru n'abari gutambuka n'abana ba mukecuru nyine bamwegere hanyuma mutambuke mwegere mushyire ururabo mu mva murakoze abuzukuru ba mukecuru nabo nibatambuke murakoze cyane abuzukuruza ufite ururabo murakoze famiye Habimana nabo batambuke barakurikirwa na twishime tambuke nawe dufashanye rwose ni byiza nta kibazo murakoze twishime aho yego hanyuma n'undi wese waba afite ururabo ariko akaba atiyandikishije kuri uru rupapuro wenda atabimenye ko ari uko gahunda yari imeze nawe yatambuka mugashyiraho izo ndabo tambuke sozo wa gahunda yaberaga hano reka nsabe mzee Ezekiel amanywa ukiri hafi turagushimye kuri umuremyi wacu kandi ukaba n'umucunguzi wacu izina ryawe nirihimbazwe turagushimira yuko uko twari duteraniye aha ngaha ubwo uyu muhango wo guherekeza umubyeyi wacu watuvuyemo nubwo tubabaye ariko uri kumwe natwe ukomeze guhumuriza imitima yacu ariko abakwizera kuko ahasi waherezo ry'ubuzima bw'umuntu ahubwo igihe kizagera ijwi ry'Imana rivuge abasinziriye bakwizera nta n'umwe uzaheranwa n'igituro turagusaba ngo hamwe n'umubyeyi hamwe natwe dufashe ingamba zo kwizera uduhe kuzakubona n'amaso yacu tugushimiye uburyo warinze abantu baturutse hirya no hino mu mirenge itandukanye baje kwifatanya n'uyu muryango ukomeze kuba umugisha kandi ubwo tugiye gusezera
turasabira umuryango wa Ndereyo wose ko bawuvuze imbaraga y'ijuru y'ibana nabo, ari abana ba Anastasia, ari abuzukuru, ari abuzukuruza, ukomeze kubabera umutware wo kubayobora kandi ubahe urukundo. Itorero yari arimo ukomeze kurikomeza, kandi twese tuva dufite ingamba z'uko kwitegura kugira ngo twitegure kuzakubona tuzibane mu bwami bwawe. Amahoro y'ijuru abane natwe twese, kandi buri wese ugiye gufata urugendo asubira mu icumbi umugeze mu icumbi amahoro. Kandi uko duhagaze aha ngaha uyu murunga w'urukundo dukomereza umwami wacu kugeza ubwo tuzibera umugambi bwa amahoro by'iteka ryose kugira ngo izina rya Yesu. Uburenganzira nkawe na nyirabwo ufiteho uburenganzira, turagira ngo twongere tubashimire iki gikorwa cy'urukundo rwose mwakomeje kutugaragariza, kugira ngo tubivanye ku mitima yacu turabashimiye rwose bidasubirwaho.